nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Umwami wacu kwishimire. Amen. Bene data mudukurikiye. Uyu munsi nabusanzwe nkuko mubizi YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu ni YouTube channel yashyiriweho kugira ngo tujye tubagezaho ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bw'amahoro ndetse n'ubuhamya bwa bene data. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi tubafitiye umushyitsi ugiye kutugezaho ubuhamya. Mwene data ndakwinginze ube maso, agiye kutugezaho ubuhamya budasanzwe. Mbese ndakwinginze ube maso, mu kanya gato tugiye gufata tumubaza inzira yaciyemo kugira ngo yakire agakiza. Umuntu ugiye kubaho ubuhamya uyu munsi ni umuntu wahoze ari shehe. Haleluya! Wari shehe, none ubu akaba yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Murumva ko ubwo buhamya ni ubuhamya bukomeye. Turagushuje kandi turakwakiriye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu. Murakoze cyane. Muri sanga cyane. Rero turagira ngo ubwire abadukurikiye, ubabwire ukuntu wari umuyisilamu ndetse uri n'umuyobozi ukomeye, uri shehe. Mbese utubwire mu magambo makeya magufiya uko wari umeze. Mbere yuko utwibwira, reka nanjye mbanze nibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Hatumimana Eric ubuntu bwa Yesu. Amena. Nitwa Hatumimana Eric ubuntu bwa Yesu. Iyi channel bayita Eric ubuntu bwa Yesu. Imana ibahe umugisha. Ni karibu. Murakoze. Nitwa Kamuhanda Abdunur. Nubwo aho ntari umwisilamu, amazina yanjye kavukire navukananye ni Kamuhanda Abdunur Buni Haruna. Papa yari umwisilamu Haruna, mama ni umwisilamu ni Asiya. Bikuvuga yuko nge navukiye muri Islam. Kuva nkiri umwana muto nsanga umuryango wanjye wose ari abisilamu. Yego. Ubwo niga uwisilamu, nize amashuri abanza ya primaire, ndangije amashuri yisumbuye niga mu kigo bita Mahadi Hidayatul Islamiyya. Ikigo cyigisha amasomo ya Kisilamu gitegura abantu kuba abavuga ubutumwa ba Kisilamu n'abashehe. Ariho abashehe bose mu Rwanda bose banyuze. Nta mushehe n'umwe uri mu Rwanda kereka utari umunyarwanda wize mu bindi bihugu aba yarize kuri iryo shuri. Igihe rero kiza kugera mbwirwa Yesu, ariko sinumva Yesu wari we. Akambwira ngo Yesu Kristo ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Yesu Kristo ni imwemere nk'umwami n'umukiza. Ariko gihe Yesu Kristo simwemere nk'umwami n'umukiza, simwemere nk'umwana w'Imana. Ubundi igihe kinini cyose nabayeho ntabwo najyaga nemera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ntantu bitewe nuko aho nari narize hose nabwirwa ko Yesu Kristo ari intumwa y'Imana. Ariko igihe cyarageze nyura mu buzima bukomeye cyane, naramubwiye kumwemera nanga kumwemera. Ubwo buzima turashaka abadukurikiye bumva ubuzima waciyemo mbere yuko wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ese ni igiki cyaguteye ubundi kumwakira, kumwemera muri ubwo buryo ko ari umwana w'Imana, ukumvura byake nk'umuntu warishe? Ese ubwo buzima ni ubuhe? Okay, reka mbabwire. Mu rugo mu magambo make we. Mu magambo make, mu rugo hari hapfuye nyogokuru. Hanyuma abakristo b'abanyamurenge baza gusengera mu rugo kugira ngo kwifatanya natwe kubera ko twe twapfushije mu nyogokuru wacu, umutate wacu. Hanyuma baratubwira, basiga bavuze ngo muri rugo hari ibibazo bikomeye cyane. Nimureke tubasengere. Hanyuma kandi muhamagare uriya mwana wanyu w'umuhungu. Uriya mwana wanyu w'umuhungu icyo gihe nayoboraga nari imamu wungirije kwa Kadafi. Ati aze tumusengere, nitumara kumusengera namwe mwese muze tubasengere. Nimumara kuza tukabasengera mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, ubuzima bwanyu buhinduke. Nta bindi bibazo muzongera kugira. Ariko nimuramuka mwazi mu bana banyu harimo uzafurwa n'uzaribwa n'inzoka. Muri iyo minsi nibwo mushiki wanjye unkurikira yarewe n'inzoka ariko aragomborwa arakira.
hanyuma nanjye bwari ubuhanuzi bw'abakristo bari bamaze kudusengera batubwiraga baje mu kiriyo mama bingejejeho ndabwira ati ubwo bakristo ntukemere ibyo bavuga bari abantu buriya ahubwo bashobora kuba ari ibyo baduterereje niba bazagaruka hano ntimuzabemere ko binjira muzabagiriza imbere ukuri kuko urumva bavuze yuko ngo nzafungwa bavuga ko hari uzaribwa n'inzoka abo bazanye inkuru mbi ntibazongere kugaruka hano umuryango urabirukana icyo gihe baragiye ariko ntibagarutse ariko basigaye batanze aderese y'aho tuzabasanga ko ntitubakenera kuko ibyago bizaza mushiki wanjye ari amaze kuribwa n'inzoka yaragomba barakira ntitwatekereza ibyo twabwiwe n'abavuga ngo tunabimana ariko icyo tumugaza utabyumva nuko bari abakristo kumva ko umukristo yaje kubwira umwisilamu ngo uciye mu ijambo gatoya nagira ngo ubwire abadukurikiye wenda ndaza kubaza hanyuma ariko ari nyemera mubaze akabazo gato watubwira nk'uyu murongo muri Bibiliya wasomye wenda ukurikije no wari uzi muri Korowani umurongo watumye wumva ukwiye kwakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza ukamwizera ukatubwira uwo murongo wo muri Bibiliya muri Bibiliya harimo imirongo myinshi cyane tubwiremo umwe ni Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ariko uwo nemera uza mbere y'indi yose ni umurongo nsanga muri Yohana igice cyaho cya gatatu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya gatatu umurongo wa 16 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya gatatu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya gatatu umurongo wa 16 havuga ngo iki haragira hati reka mbivuge mu cyarabu no mu kinyarwanda mu cyarabu havuga gute ana Allahu habba al-alamu kubera ko Imana yakunze abatuye isi yose bathalahu ibnahu al-wahid yatanze umwana wayo w'ikinege kayiman yu'minu bihi la yuhraku kugira ngo umwizera wese atazarimbuka bali yajid ahubwo ahabwe al-hayatu abadiyya ubuzima bw'iteka ryose Imana ishimwe uwo murongo wo guhabwa ikintu gikomeye muri uwo murongo cyane gikomeye harimo icyambere urukundo Imana yakunze abantu amen Imana ishimwe icya kabiri hari ugutanga Imana yemeye gutanga umwana wayo gutanga kubera urukundo yemera kwiga umwana wayo yatanze umwana wawe kinege kugira ngo uwizera cya gatatu akagira ngo hakazamo ijambo kwizera kugira ngo uwizera atazarimba umwizero umwana uwizera ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho abone ubugingo buhoraho uwo murongo rero nanone ushimangirwa n'umurongo nanone muri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 avuga ngo cyakora abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ibyo rero byose byagiye bimpa imbaraga biranye mukuraje Imana ishimwe turumva tunezerewe cyane kandi dufite inyota rwose yo kukumva neza ubu buhamya bwawe muri gereza rero turagira ngo winjire mu buhamya neza noneho bwimbitse abadukurikiye babashe kumenya ngo witwaga Abudunuru uburyo yahindutse bakaba yitwa Paulo urumva ni igitangaza Imana rero ibaho umugisha reka tuze kugaruka noneho twinjira mu buhamya neza bwimbitse atubwire ukuntu shehe yabaye cyari mu gishya Imana yo mu ijuru ibaho umugisha reka rebo mu kanya